Yago kuntu yazamuye inyogoye inyogo yamuzamura hari abantu benshi bagiye babona yagafite amaviews menshi ariko ntekereza ko ubunguba babandi barwanyaga Yago karimo arazamura inyogoye nabo bakeneye inyogoye kandi inyogoye nta limit afite yo kutajyayo nabo yagiye bagira views kubera Yago yamubrandinze izina so rero ndagira ngo mbasabe mureke ibintu by'amashyari urimo urajya kumva ngo amacano yahagaritswe yaba ari cano zigitangira yaba ari na cano zakomeye iki kibuga twese tuhuriyemo dushaka umugati turimo turahaha kandi ikindi muzirikane ko turi Abanyarwanda turi amaraso amwe rero nugirira mugenzi wawe ufite ina kubera ko amaje gutera imbere ukamusubiza inyuma burya nawe uzaba wishubije inyuma umutipe w'umuhanzi kubera ko yangiriraga ishyari ko niyo ngiye kurimbana abantu bananyihera n'amafaranga nani ngiye ndirimba nkataye imifuka yanabyimbye gutya umutipe mbona rombotse nk'ipusi hari ipusi zazindi bitaga inkuru ugira ngo rombotse nk'ipusi zisanzwe rombotse nka za pusi z'imikara zifite amaso y'imihondo z'inturu izi YouTube abenshi bazi ko zigira amafaranga menshi kandi koko niko bimeze rero barimo barabona ko bino bintu uwabigiyemo cyane akazamuka akagira success mu byo akora babona yuko arimo arashaka kuba depanse cyane ku rwego rukomeye bo bashaka kongera kumusubiza aho yahoze yazagira umuntu ngirira ishyari numvisha abantu babigira ngo abasesenguzi ngo bataka ngewe umuntu uzanyatakira akazi nakwambiye tuzivuruguta nakwambiye Take time greet every person where you stay. I think nizere ko mumeze neza cyane umwaka mushya mwese muherereye mu duce tugiye dutandukanye no Mutako TV ngira ngo ushobora kwibaza ni bande turi kumwe on this time akakanya ndi kumwe n'ibyamamare hano ku Mutako TV hari haciyemo igihe tutababona ariko Imana iraduhuje tubyume ku mukabazima kuri kamera z'Umutako TV ndi kumwe na Karabo k'Imana Karabo ko hejuru ndetse na Safari Isaac umwaka mushya muhire nzakagendana ndabasuhuza cyane umwaka mushya muhire meze neza Karabo umwaka mushya kuri twese cyane seti ndetse no kubakurikiye Umutako TV ndabakunda cyane abagabo abasore abamama n'abakobwa cyangwa se abagore n'abakobwa ubwo nyine ngiye nkaba ndabisurije ariko mu muceceke ntimubivuge ko byagenze gutya ariko ndabakunda rero kana tujya gutaramira Imana ahantu wawe wakoreye igitaramo niba nibeshye ni kuri Serafati nibwo duherukana kabyari byari byifashe bite turaha abantu baragikunze cya kiganiro baragikunze n'abantu bambwiye bati twashe yarinze n'ubu ndagira ngo mbwire abantu iki kiganiro rwose mubanze mu gisharingi ibintu bigiye kuberamo ni byiza gusa kandi ndabakunda kandi mureke uyu mwaka nibwo mukurikira ibiganiro byanjye nibwo mugiye kumenya Karabo k'Imana uwo ari we benshi bajyaga wenda mvuga nk'ikintu bakambureminga ariko ubu naje kugira ngo mbiyere ko ndi we kandi mugiye kuba inshuti zanjye mwese uyu munsi wa none tugusanganye na Safari Isaac ni biki muhugiyemo niye mpamvu murimo kugendana cyane muri iyi minsi nk'abantu ba muzika cyane mwese muri n'abakozi b'Imana Safari Isaac arazwi mu matorero hirya no hino mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye zihimbaza Imana no kuramya ndetse nawe ni ibikire murimo gucangacanganya uko muri babiri muri iyi minsi uyu mwaka mutangiye gute niye mpamvu utangiye umwaka uri kumwe na Safari Isaac urakoze kumbaza icyo kibazo ni ikibazo cyiza cyane ngewe nararebye mbona imyidagaduro ntago turimo kubasha kwidagadura cyane kubera icyorezo cya COVID birumvikana rero nge nafashe umwanzuro wo gutangira gukora ama performance ku machannels agiye atandukanye ubu rero natangiriye ku Mutako TV abantu barabyibuka twigeze kujyana isarafate yari abaterana ku wa gatatu Kimironko ubwo rero twakoze performance abantu barayikunda ubu n'ubu nagarukanye na Safari n'umuhanzi yahitinze kuva kera kugeza n'uyu munsi tuje nanone gutaramira hanga ubwo rero ndagira ngo mbabwire ngo ntimuze gusinzira ntimuze kurambirwa iyi ni show ni ikiganiro gikeya indirimbo nyinshi ariko turaza no kuvuga ku bintu ndimo ndabona birimo birateza urusaku hano amacano yabaye amacano amashyari yabaye amashyari dere setarasetse Ako iyi ngofero seti banziri bw'imitsindo. Iyi ngofero yayikoranye ibiganiro bye birahitinga. Ingofero gihitinga iki kiganiro. Kiraje. Iyi ngofero wayihawe nani? Ingofero
ingofero ni umusaza w'umunyankore wayimaye ntago ajya yikuramo ahari bana nayirara ndayikunda sana wari wabona yikuramo na safari za ako kantu wambaye we katurutse nako nako kikoraho aka kantu kavuye Toronto Canada Canada Toronto niho kanakorewe urabona utuntu gafite watubonye aha ngaha hano hose ngeze harimo n'abantu baba bashaka kukifotoza tukadutiza tukarebe gafite ubundi buryo bwihariye noneho karanasa na t-shirt wambaye oya t-shirt yo nayishatse kubera kuko nyine ko yakare kavuye kure buriya nanjye kakantu fasha ku gato ubuvuga ntacyo niko kwikura ari hano niyo gususurutsa aba bantu noneho mushobora kwibaza muti se tuzajya tukubona tutishyura ndaza gutanga nimero nawe utange nimero yego na seti nabishaka azatange nimero kuko ubu ngubu hagiye kubaho se twajya shyiraho seti akaba ari uzajya wishyuza igitaramo oya murashyira izanye ni izacu twe tugiye gutangira kujya dutaramira abantu nimwishima mukanezero uhita uvuga uti Patrick fata igikado na Safari fata kado na seti wakoresheje abo bahanzi ni njye ubitangiye seti uzabibwira abantu uti Karabo niyo watangije performance kuri YouTube atari mu kirori gutya batse best time njye ubitangije Patrick Honor Patrick Onuri Karage Imana yahinduye amateka nakongereza karaza reka nkwifurize tugiye gutangira iki kiganiro urabona ko dutangiye dushyushye nizeye ko turaza kukijyana ku musozo uyu n'Umutako TV nje muri kumwe ni MC Set nkuko bisanzwe tukaba tugiye gutaramana na Patrick Karabo ndetse na Safari zake Safari za ndagira ngo rero uhita ubanza bakubita gapera muri twa tugoma twawe nubwo uyu munsi tutari bukore mu mirya y'inanga hakono no hari uburyo wagorama ijwimo gato nk'amasegonda make tukaza tugarukira kuri Patrick Mana yacirakora ibyanani y'abantu ikora ibikomeye burya iyo Mana na nyuma ya zeri irakora Mana nziza Mana yacirakora ayi burya iyo Mana ibyanani y'abantu reka tubivuge ikora ibikomeye burya iyo Mana na nyuma ya zeri irakora nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana iyo nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana aha murakoze cyane yari igiye naryamaga munsi Mana ushimwe Mana ushimwe Mana ushimwe ibyo wankoreye byose Mana ushimwe Mana ushimwe Mana ushimwe ibyo wankoreye byose nari maze iminsi ntekereza cyane nibaza icyo nakorera Imana yanjye numva umutima umbwira ngo shima Imana cyane mvuga aho yankuye shima uwo mukiza Mana ushimwe Imana ushimwe Imana ushimwe ibyo wankoreye byose Imana ushimwe Imana ushimwe Imana ushimwe ibyo wankoreye byose haleluya cyane mena nakubereye bodyguard uzi ikintu nagusuriye kongera guhitinga muri uyu mwaka we nakaye karimbo rero ugiye gutangira aho tujya mu mavuta ngiye gutangiza wongera ugatangira uzi kuwatangiza neza bakita winjya kure kari no kuri channel yanjye yitwa Akarabo k'Imana TV zamura weya ya yindi winjya kure twagiye sasa abakobwa muri hehe aba mama we mama iyo ndi kuri umutima ntutuza mbura amahoro nkahangayika apeti kagenda simbashe kurya nkajyana nk'igunga nkatangira kugutekereza nesobo nza kubona ryare nkajyana nk'igunga nkatangira kugutekereza nesobo ndakubona ryari egera hino njya kure iyo ndi hafi nibwo numva meze neza egera hino njya kure iyo ndi hafi nibwo numva meze neza
twagiye ntimurambirwe egera hino aha dusubiremo twagiye egera hino egera hino yebaba we umva iyo rap igiye kujyamo sha ngo bande ngo barahitinze sha Niyo mbona twicaranye nkuko mfasha sheri ndimo nirebera mu maso hawe niyumvira ko kajwi kawe gatuje karyoshye ni wowe kibasumba abandi barabeshya ni wowe misi abandi baradushuka cyo ngaho ngwino twicinyira akadiho nugira ikibazo wibyinira uko ubyumva simbuka umfasha zenguruka hasi hejuru iburyo ibumoso let's go turimo dance iyo ndi hafi nibwo numva meze neza igitaramo n'ubuntu nimugira ikibazo hino winjya kure iyo ndi hafi nibwo numva meze neza mufasha egera hino wenegera hino Jaba 2022 n'uburyohe gusa umuntu wabyinnye indirimbo afite uburwayi bwita bukira mu izina rya Yesu urwaye sida ikire urwaye kanseri ikire tatawe yewe nibwo numva meze neza egera hino ijya kure iyo ndi hafi nibwo numva meze neza egera hino egera hino egera hino yeah bwana vintu ni vizuri kabisa tunawasalimia watu wote mnadukurikirana ngo tunawasalimia watu wote wanadukurikirana ariko urantunga mikoro y'icyo mfitiye wacanga agapera egera hino ngo egera hino egera hino ngo egera hino aha iyo ndi hafi nibwo numva iyo ndi kuri umutima nutusa bura amahoro nkahangayika iriya rapu ni iyanjye kameramani nawe yafashijwe yafashe abandi abakameramani uzwi baba bameze bitatawe ubona mu maso harahombanye ariko uyu nguyu uraririmba ukabona araseka yanyweye amata bafite umutima ariko numvishe iyo ndirimbo yakoreye hehe nayikoreye kwa Bobo Pro urarenze ijya kurangira ntabwo ubyumvishe safa Bobo Pro on the beat ndanamusuje Bobo Pro ni niga yanjye ni ishumi yanjye kabisa ndagenda nkamukubita ibicwa ebana gakwakwanya indirimbo tu ibicwa n'amafaranga ariko ni shyashya ni ubwa mbere nyumvishe mfite indirimbo z'imiriro mfite n'izindi nakoreye kwa Bobo Pro iyi ntago ari nshyashya imaze igihe yitwa winjya kure ariko ndanagushimira by the way ukuntu ujya upininga cano yanjye uzi ukuntu yahise yirukanka ubu ngira ngo ndi hafi gutangira guhembwa ndagushimira mu banyamakuru bose twakoranye ni we muntu waje nkabona ibikorwa byanjye bivuye hasi ubwo mbigushimiye bose babyumva kandi ubwo ndagira ngo nsaba abantu bakurikira Umutako TV bawukurikire nta shyari nta fitina nta stress reka nta bantu bafite shitani bari hano reka iri kumwe na Karabo ngiye turi kumwe mba numva umutima unyuzwe nisekera nahimba wewe bimeze bite nanjye mba numva namukurikira ahantu hose Karabo n'umuntu yari igihe uzi n'abafana bankunda ni abantu beza gusa abantu bagira imitima mibi hari n'abantu bigeze kumamagara barambwira ati wari hanze mu Bubiligi naho hanze muri Amerika ambwe ati twebwe uzatugeze kuri Patrick gusa twabanye muri kumwe ariko Imana baramukunze cyane nawe urebye wanza mu kujya mu YouTube nawe nakunda kujya cyane rwose kujya gutanga ibiganiro ariko niwe wanzanye mu mbaraga kabisa ubongo urumva ko
ndishimye cyane kabisa numva nezerewe kuba ndi kumwe nawe Thank kandi you. ndamukunda cyane Nanjye dufitanye n'amateka buriya yandi ari uko hariya y'ubuzima bwawe cyane yarabizi buriya kuri pome buriya yakubwira gatoya we mbabwira kana abantu batari bazi yewe nigeze kujya ahantu kuririmba noneho ngenda na aho hantu batantumiye urumva none ndagenda ariko mu gihe nari mpagaze kuri station engine hano Nyabugogo mbaza umuntu wo kuri urwo rusengero ambwira ko batateranye ubwo nari naturutse mu rugo ntabajije mpagarara ahantu ndiyumvira ngiye kubona mbona imodoka imya yadutseho mbona irahagaze mbona ni safari arandembuza ati ngwino tujyana ahantu ndaguha agafanta nise ko nenge ahantu kurimba nihagarara ariko urumva nandi ndimo ndatekereza uburyo ndi busubire mu rugo nta natike eje buriya ndi umuntu uzi kwihagaraho cyane hari umuntu ajya kunyereza amafaranga ati se patiri nkugure agafanta kandi ubwo nakubiswe nimba ubona bishoboka ariko jewe nkigira nk'umuntu w'umukire wahaze yamaye akohereza se ko yoherereje nka barubangura safari amaze guhagarara rero safari nyine twarajyanye tujya Gitarama turaririmba maje kurimba abantu baranankunda mu bankunze hari harimo na madamu wanjye umukobwa ko ndirimba nakwitera hejuru aturiya muhungu nkuba kazandongora naho wakuye umugore ubwo ngo naririmbaga icyifuzo madamu hejuru aturiya mugore aturiya muhungu umva se bamaze mbabwira ariko narahamirije kira gihe narahamirije nyine umukobwa nanabyinaga nakwitera hejuru ati mana uzambara uriya muhungu ndongora yego uwe nabyina akitekereza ibyo kurongora ubyarangiye murongoye koko ariko nakora ibyo tubyihorera ariko safari aho yanjyanye niho nakuye madamu eba ni inshuti yanjye he is normal friend kandi nta nubwo twari twanapanze ko turujyane gusa nanjye naramubonye ndavana ni Karabo kubera gusa kumukunda vanika njyane na Karabo tugeze rero muhana umwanya burya hariho n'ibintu by'ishyari bijya bibaho abandi bahanzi ugasanga bajyanye kuri stage nk'uku nguku ariko yaba abona ko uri buririmbe kumurusha ugasanga ari kugabanya ibyuma ugasanga ari gushaka ko abicomora cyangwa ugasanga ntashaka no kuguma hari uwo nirukanye ku ruhimbi ariko uwo munsi hari uwo nirukanye ku ruhimbi niwe nahaye umwanya munini kuruta n'uwanjye we nahawe yego niwe nahaye umwanya munini bari wo uririmba kabisa nagiye kuririmba ahantu umutipe w'umuhanzi kubera ko yangiriraga ishyari ko niyo ngiye kurimba ahantu abantu bananyihera n'amafaranga nani ngiye ndirimba nkataye imifuka yanabyimbye gutya umutipe mbona rombotse nk'ipusi hari ipusi zazindi bitaga inturo ugira ngo rombotse nk'ipusi zisanzwe rombotse nka za pusi z'imikara zifite amaso y'imihondo z'inturo kiromboka kigenda gitya mbona akoze kuri migiseri amanuye numva ibyuma birakararaje abantu batangiye kuvuga ese patiri izi ndirimbo ko utazikoresheje muri studio nziza ndebye nyebutse mbona igitipe cyica ya mubonye ko uracyomboze narinzi ko ari umuntu ukunda gupinga ibintu by'abahanzi nyine ashaka kubasubiza inyuma mpita mubwira ni we mbare rimwe kabiri gatatu wavuye hariya ahita igita mu rusengero agihita gihaguruka kinyonyomba gutya ko yewe nta mikiro mba mfite man ibi bintu biba byaraduhenze igitipe kiraza nambwira ntuzongere wowe ibintu biratuvuna ubu uraza gukora ibintu ahantu Patrick ari imbere kari nkaho Joe Biden abarimo araririmbira we ntasoni ngo hari safari zake yaramaze kuvuga ati hari ibintu by'amashyari abahanzi bajya bagirira nawe ugasanga kuri performance kuri stage ntago byifashe neza nawe warimo umbwira ngo muri iyi minsi ngo YouTube ngo byagenze gute sinzi uburyo numvaga uri n'aya ma YouTube abantu bafitanye amashyari cyane kandi nibwo reka mbagira inama abantu mukoresha ama YouTube mufite ama channels yaba ari channels gitangira yaba ari na channels zakomeye iki kibuga twese tuhuriyemo dushaka umugati turimo turaha kandi ikindi muzirikane ko turi Abanyarwanda turi amarasamwe rero nugirira mugenzi wawe fitina kubera ko amaje gutera imbere ukamusubiza inyuma burya nawe uzaba wishubije inyuma kuko buriya amafaranga yagiye kuri Yago n'urugero arasirikira akanagaruka kuri wa wundi amafaranga yagiye kuri wa wundi ne yarasirikira kongera agasubira kwa Yago so nukuvuga ngo kuzamuka k'umuntu burya na wa wundi umuri hafi bahuje akazi abigiriramo inyungu sibyo tuvuge wenda reka tuvuge Yago kuntu yazamuye inyogo yamuzamura hari abantu benshi bagiye babona Yago afite amaviews menshi ariko ntekereza ko ubu ngubu babandi barwanyaga Yago karimo arazamura inyogo ye nabo bakeneye inyogo ye kandi inyogo ye nta limit afite yo kutajyayo nabo yagiye bagira views kubera Yago yamubrandinze izina so rero ndagira ngo mbasabe mureke ibintu by'amashyari urimo urajya kumva ngo amacano yahagaritswe ariko ikindi kintu cyongeyeho nagira inama abantu bakoresha social media abantu dukora ibintu bizima turahari
kandi twiteguye kuba twabaha everything ibyo mushaka byose. Abantu tufite ibitekerezo bizima bari twebwe muha umwanya. Naho bano bantu nanone baza ukabona umuntu arimo arakora ibintu biterekeranye, nanone ushobora gusanga ibino bintu byangiza urubyiruko cyane cyangwa se bikanangiza n'abana bacu. Kandi buriya icyo turimo tugamije ni ukugira ngo twubakane dutere imbere, kandi ibice by'umugisha biruta byinshi by'umuvumo. Reka mbabwire nk'iki kiganiro, ndakeka ko iki kiganiro kiri burebwe n'abantu benshi, abantu bakibonereho icyitegererezo. Turirimbe, ukunda kuririmba, turirimba bazumirwa, shaka aho ngaho. Si waririmbye se yagiye pome ujya kumubona? Ndayikunda cyane nanjye. Ndakubiwe. Ese Safa wabonye umwana nabyaye? Umwana wabyaye namubonye. Induru yari yose ati bebe. Hari umuntu wabwiye madamu ati subwo murararana, ati arakubikira pepe. Ese ndamwubikira ndi inkoko vuna muheto babagenda bambasiki. Ati neza ibintu biragendana. Ngibintu biragendana. Urabyemera ko ibintu bijyana bicamo? Birakunda. Na madamu yarabimbwiye yenda kuriya, ndabwa nituriya abona abantu bashaka kugira ngo badutanye. Urumva umuntu buriya mbivuze mu kinyabupfura. Ego. We yaramubwiye ngo uwo muhungu uriya mugabo wawe neza muraryamana, nyine yakoresheje imvugo akoresha iby'ibitsina. Wemera ko ibyawe imvugo nyandagazi yakwaje ibintu bisakuriya ngo ibintu ngo byapa. Namubwira ni man, uwo muntu mbwira madamu namubwira nihangane, uwo muntu ni umukontresex. Ariko urumva seti umuntu kwinjirira umugore agahita yatakana kiriya gikorwa cy'indani cyahari ahantu heza muryama mukizigura, aba ari umugome mubi. Kuko biriya bintu bavuga nureba abantu bajya mu ndege bakajya i Dubai bakajya mu bihugu bikomeye bakishima, ariko nta munezero ubaho nk'ubera muri kiriya cyumba. Ubagira ngo biriya bintu rero umuntu wakwatakiye umugore cyangwa akakwatakira umugabo burya ni mubi. Burya umuntu yakwataka akazi kawe ukakavamo ukazabona kandi, ariko umuntu watatse urugo my dear aba wese subizi ntibagutwariye umugore. Nanjye byambaye umugore wanjye baramutwaye, agutwara n'imodoka. Byose baratwara. Tumufashe tugufashe ubushomeri turiho tugufashe. Nanajyanye byose araterura byose. None ubutantwara mu modoka tugenda. Yamugishyiga mu Rwanda wenda twakujya kumureba, yamujyanye mu mahanga. Kikibabaje. Yaramujyanye aho bundi yamukasa akagaruka. Ariko sesha oya, ariko ntacyo beti wanjye turamukunda nako. Nani ndashaka bazumirwa. Okay, shakisha bazumirwa. Urapfa kuyibona se wowe aho wasubiye inyuma kandi abantu batwihanganire. Na mu gihe barimo kwishaka tube tuganira. None inama cyangwa igitekerezo aho abantu bafite amacano ibyo ngibyo barimo kuva ati ukajya kubona ukana amacano arafunzwe, kibitera we ku giti cye nka Karabo nk'umuntu uri muri entertainment kuri social media cyane cyane kuri YouTube, urabona ari nk'iki cyagiye gitera ibyo byose? Ikibitera ni amafaranga. Izi YouTube abenshi bazi ko zigira amafaranga menshi, kandi koko niko bimeze. Rero barimo barabona ko bino bintu uwabigiyemo cyane akazamuka akagira success mu byo akora, babona yuko arimo arashaka kuba depanse cyane ku rwego rukomeye. Bo bashaka kongera kumusubiza aho yahoze. Rero seti ubu nureba sinzi nimba nta modoka uragura, ubu hari nk'abantu babifuza kuhora bakubona umeze gutya seti, wanatera imbere akavuga ati oya seti nashakaga ko yigumira muri buriya buzima nibwo abasha guciringa natwe. Akumva nimba seti agenda n'amaguru waho urugendo n'amaguru, ariko nayo mbabwire ngo oya mureka abantu tuzamuke. Nimba Patrick meze gutya wishaka ko ubuzima bwanjye buhora gutya, nubona naguze igikebo urangirira ishyari ushaka yiki. Ariko ngewe reka mbabwire ntihazagira umuntu ungirira ishyari. Numvisha abantu babigira ngo abasesenguzi ngo bataka, ngewe umuntu uzanyatakira akazi nakwambiye tuzivuruguta. Nakwambiye